Ndabasuhuje abakurikirana ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi hano kuri MugishaTV, baba dukurikirana bari mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu by'umwihariko aba diaspora. Mbahaye ikaze, amahoro y'Imana abane namwe. Salongo yageze mu rugo iwe ku itariki 28 Mata 2026, asanga bamwiteguye babaga ihene, bishimira ko arangije igifungo cy'umwaka umwe yakatiwe n'Urukiko Rukuru. Rurangirwa Wilson uzwi mu mwuga w'ubupfumu nka Salongo yafunguwe. Amakuru ahamya ko Salongo yageze mu rugo iwe ku itariki 28 Mata 2026 saa 11 z'igicamunsi. Icyakora umwanzuro umufungura wasomwe n'Urukiko Rukuru ku itariki 27 Mata 2026. Uwo mwanzuro ukaba waratinze kugera muri sisiteme. Urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwari rwahamije Salongo icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, ahabwa imyaka 3 n'ihazabu ya miliyoni 5. Ubushinjacyaha bwari bwarize Salongo bumusabira ko yahamwa n'ibyaha 3 birimo kudasobanura inkomoko y'umutungo we, icyaha cy'iyezandonke n'icyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Urukiko rwamuhamije icyaha kimwe, ibindi rubimuhanaguraho. Icyo gihe hari abaregeye indishyi barimo uwagombaga guhabwa 550, uwagombaga guhabwa 670, n'uwagombaga guhabwa 915. Salongo ntabwo yanyuzwe n'imikirize y'urubanza, we n'abanyamategeko biyemeje kujurira mu Rukiko Rukuru. Barajuriye, urukiko rumuhamya igifungo cy'umwaka umwe n'ihazabu ya miliyoni 5. Yahamijwe icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Icyo gihe yajuriraga mu Rukiko Rukuru, hari abari baramureze bari barivanye mu rubanza. Urukiko Rukuru rwasomye umwanzuro basanga Salongo igihe yakatiwe umwaka yaramumaze ahita ataha. Ku itariki 19 Ugushyingo 2024, urukiko rw'ibanze rwa Nyamata rwategetse ko Salongo afungurwa iminsi 30 y'agateganyo. Uhereye ku itariki yafungiweho ukageza tariki 27 Mata 2026, ubwo yakatirwaga umwaka umwe, usanga harengaho amezi hafi 4 yo kuba yaratashye yahabwa umwaka umwe mbere y'igihe. Mushimiye kandi subscribe kuri MugishaTV, nawe utarayikanda yikore kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Ndabashimiye.